sigasira amagara. Yasigasira adaseserezwa agaserera agasandara. Sigasira amagara ni ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri Radio Sarusi. Ndagushimiye we wahisemo gukurikira ibiganiro binyuranye bya Radio Sarusi. Nanjye nguhaye ikaze mu kiganiro sigasira amagara kigufasha gusobanukirwa byinshi birebana n'ubuzima. Ubuzima buraryoha iyo ari buzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, by'umwihariko ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo gukuramo inda mu buryo bwizewe, safe abortion, buteganywa n'ingingo y'125 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni ingingo ivuga ku kutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda. Turanayihuza kandi n'iteka rya Minisitiri nomero 002 akarongo kaberamye MOH akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 4 2019 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo umuganga akuremo umuntu inda. Ese bikubiye muri izi ngingo z'amategeko birubahirizwa koko nk'uko byakabaye bigenda? Ni ibiki se bigikeneye kunozwa kugira ngo abarengerwa n'iyi ngingo y'iri tegeko bahabwe serivisi nk'uko byakabaye bigenda? By'umwihariko turaganira ku cyiciro cy'abana ndetse n'abafashwe ku ngufu. Mu kiganiro cyacu rero turi kumwe n'abantu b'ingeri zinyuranye, barimo abarengerwa n'iri tegeko ubwabo. Ngiye muna gukuramo inda naba mfite n'ubwoba. Ubucyambe naba mfite ubwoba yuko ndi bupfe. Ko mama kambwe ati ngiye ninyivanamo ntago nzongera kumubera mu rugo. Turi kumwe kandi na Dr. Nkubito Pascal, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Muhima byo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Akumva ko ari uburenganzira bwe, tukamufasha ku buryo buri safe, ku buryo bwizewe, nk'umuganga ukamufasha inda ukayihagarika. Nta nubwo tuvuga ngo no kuzivanamo, tuvuga kuzihagarika. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Senguga Christopher, umunyamategeko akaba anakuriye ishami ry'uburenganzira n'amategeko mu muryango utari wa leta wita ku guteza imbere ubuzima bwiza mu Rwanda, HDI. Umuganga ubundi yakaba yashyira mu bikorwa iki tegeko riteganya. Turabana kandi na Dr. Kagaba Aphrodisi, umuyobozi mukuru wa HDI. Ubundi twemera ko iyo umugore cyangwa umukobwa yafashe icyemezo cyo gukuramo inda ntawe umuhagarika, akenshi abikora mu buryo butanoze. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho. Nitwa Inosaha Bumugisha, nguhaye ikaze. Sigasira amagara. Yasigasira adaseserezwa agaserera agasandara. Sigasira amagara ni ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri Radio Sarusi. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Ingingo y'125 y'itegeko twavuze haruguru ivuga ko kutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda. Iyi ngingo ikavuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni igihe utwite ari umwana. Iya kabiri ni uko wakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Impamvu ya gatatu ni uko wakuriwemo inda yarayitewe nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato. Impamvu ya kane ni uko wakuriwemo inda yaratewe inda n'uwo bafitanye isano ya hafi nibura kugera ku gisanira cya kabiri. Impamvu ya gatanu iteganywa muri iyi ngingo ni igihe ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa se ubw'umwana twite. Mu kiganiro cyacu by'umwihariko tugiye kugaruka ku byiciro bibiri, ni ukuvuga icyiciro cy'abana ndetse n'icyiciro cy'abafashwe ku ngufu. Kuva muri 2018 ubu imyaka isaga 3 irashize iyi ngingo ihari, hakaba hashize imyaka isaga 2 hagiye witeka rya Minisitiri risobanura uko bigomba gushyirwa mu bikorwa. Nyamara haracyari imbogamizi mwishyirwa mu bikorwa ry'izi ngingo. Reka duhere ku cyiciro cy'abana. Imbogamizi ya mbere bagaragaza nijyanye n'ubumenyi buke kuri iri tegeko. Ntabwo narimbiza kuko iyo abaturifiteho ntabwo twari kuba twarabyaye turi munsi y'imyaka 18. None se ni gute wari kwemera ugata ishuri kandi urizi iryo tegeko? Umwana wanjye yabyaye afite imyaka 17. Iyo nza kumenya ko iri tegeko rihari mba naregereye muganga, iyo ndakayimuramo umwana agakomeza ishuri. Rero byarangiye yabyaye bari mu rugo, ubuzima mbese urumva bwarahagaze. Yabyaye afite imyaka 16 muri 2020. Ntabwo nari kubyemera, nari kubimukorera nawe agakomeza akiga. None ubu ngubu rero yaraparitse. Iyindi mbogamizi aba bana bagaragaza ni uburyo bafata gukuramo inda ubwabyo. Nyine iyo mbitekereje mba numva ari ibintu bigoye. Ushobora kujya kuyikuramo bikaba ngombwa ko ugwa ku iseta
cyangwa se ukagira izindi mpinduka mu mubiri, ukaba wagira ikindi kibazo cyo kutazongera kubyara. hari ababifata nk'aho byoroshye ariko njye mbona kuyikuramo biba bigoye. Njye na rugo njye ukuntu mbitekereza, njye mbona gukuramo inda naba mfite n'ubwoba. Ubucyambere naba mfite ubwoba yuko ndi bupfe n'uwo nkuyemo turi bujyanane rimwe. Byakoreye kwa muganga njye nta nubwo nanabyemera, niyo nabyarira mu rugo ntashaka nkabyara nk'inshuro nka magana. Nakemera nkazibyaraho kugira ngo mvuge ati ndagenda ngo bayikuremo yo kumva bamara kuyikuramo nshobora nyine ngiye kuba ku ruhare rwanyu bafite ubwoba. Uretse aba babuzwa n'ubumenyi buke, nyamara hari n'abafite amakuru ariko bashatse iyo serivisi ntibayibone. Baneye inda mfite 13 none ubu nkaba nujuje 15. Umuntu waneye inda nyine yari umugande, yari afite nka 38. Yaracitse ukimara kubyumva nyine nari nzi ko bishoboka kuba umuntu yajya kwa muganga bakamukuriramo inda, cyangwa se nawe ukagura ya miti nyine bayikuza mutima umwe ukambwira ngo ujye kwivanamo, undi mutima ukabyanga. Abantu benshi bakangira inama yo kujya kwivanamo, ko mama akambwira ati njye ninyivanamo ntago nzongera kumubera mu rugo. Wumvaga kugiye nko kwa muganga mama atabyemeye? Wumvaga kwa muganga bakwemera utari mama atabyemeye? Oya, kuko nagiyeyo hari akabazo nyine twigeze kugirana, mama turatongana, arambwira ati n'ubundi yonda ibiki n'ibicaranuka. Mfata umwanzuro kujya kwa muganga. Ngezeyo barambwira ati turayikuvaniramo ariko dufite umuntu muri kumwe uri bwagusinyire ko kiri bwakubeho, nyine ntacyo biraba bitwaye ku yasinye. Ubwo bambwiye gutyo nyine abonye ari ibintu bigoye cyane, ndagenda ko nari mfite n'umujinya mwinshi, ndagenda mu rugo. None ndavuga ati mfashe umwanzuro ndatujije. Icyo gihe ibona umuntu ugusinyira kandi ukaba wumva ko nta kibazo biri bugire, nari kuyikuramo. Umwana wanjye yabyaye afite imyaka 18, urumva ko bamuteye inda afite 17. Ndagira ngo umbwire, iyo nk'uwo mwana akubwiye ati ndashaka nko gukuramo nk'iyo nda, wari kubimushyigikiramo? Wivuga ngo iyo umwana aza kubimbwira ko yarabimbwiye, gusa yabanje kumpisha ko atwite. Ubundi mu buzima busanzwe kubera icyorezo cya covid yarageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye segonderi, ageze ku ishuri uko bizigembwe kimwe aragaruka kubera covid. Ageze mu rugo rero ubuzima buranga, yigira indaya, ajya nyaha ariko biranga kugeza ubwo bamuteye inda. Amaze guterwa inda byabaye ngombwa ko abaho ku icyiciro cyo gusubira ku ishuri, abura ukuntu azajya ku ishuri. Ashakisha inzira yacamo ngo ndivemo asubire ku ishuri. Nari ntaramenya ko atwite ariko abibwira abaganga ku kigo nderabuzima. Urumva yigize inda, yinjira no muri ya mashyirahamwe y'abakobwa bese bakora umwuga. Ajya kubaza abaganga babafashaga, bamugira inama yo kujya Kibagabaga, hariyo cya kigo gishinzwe gufasha abana bagize ibyo bibazo. Njyewe ntiyabimbwira, ambwira tuzamerekeze kuko bari bamubwiye ko umubyeyi agomba kumusinyira. Tugezeyo sinamenye ibyo ari byo, ambwira ati ni ikigo gitanga inama, mbese aranshushanya. Ngiye nk'umubyeyi numva nkwiye guherekeza umwana. Ngezeyo niho namenye ko umwana atwite, ngo muri koma. Gusa kubitanira n'ababyeyi beza baramwigisha kuko yaragiye agira ngo bamugire inama yikuremo. Bamubaje bamuteye inda ati nari narabaye indaya. Kugeza iyi saha ntabwo namumenye. Ntegereje ko umwana azavuka areba uwo bazaza basa. Hagize n'ingorane umwana agiye kuvuka azasa na nyina, ni fotokopi ya nyina. Urumva nyine ni ikibazo. Nawe urumva kugira ngo umenyere ibintu hagati aho ngaho nk'umubyeyi urateseka utubwenge. Noneho bamubajije icyo yifuza, ababwira ko yifuza kuyikuramo. Baramwigisha, nanjye babimbaje ndavuga ntabwo icyo kintu nagisinyira. Abandi bana benshi nabyaye mfite abana 3, umuto afite imyaka 9, namubyare nzamurera. Kuri ntabwo nigeze mbimushyigikiramo, nubwo inzira bamusabye kunyuramo kugira ngo bayikuremo nubwo ntari nabyemeye. Inzira bamusabye kunyuramo yabonye idashoboka. Bamusabaga icyugo? Bamusabaga kugaragaza uwamuteye inda, akamujyana kuri RIB, mbese akarega. Icyemezo kikava kuri RIB kimwemerera kuza kuyikuramo. Asanga ntiyamenye umuntu yagerekaho icyo kintu. Ubwo hari mu wuhe mwaka? Ni umwaka ushize
mu kwezi kwa 10 kuko yabyaye mu kwezi kwa 6 mu kwezi kwa 10 2020. mbona ngiye muri make imbere nk'igisubizo kuko baza ko bimwemerera nanjye kubisinyira byari kungora, ntabwo nari kumushyigikira, byari kunsaba kumubabwira ntireka mbaze ntaye mbitekerezeho kuko ntabwo nari guhita wakumva iki nako kanya ugahita usinya, ariko kubwira ntireka ntahe mbanze mbitekerezeho n'ubundi iminsi iracyariho nimara gufata umwanzuro nge nzaza mbisinyire. Umwana afite papa we ntabwo murera njyenyine, nubwo yaranjyanye nka nyina nagombaga no kujya kugisha papa we inama. Papa we rero tukimubwiriye witwaje yaravuze atumva niyo bisinyira ari gutaha iwanyu, wowe usinyira kumena amaraso nta soni, namubyare tumurere, nta wundi mwana muto dufite, abana 3 twabyaye, ntabwo ari umuzigo munini cyane ku buryo wakanaje yatubera umutwaro uremereye. Ubwo nyine ni ibibazo yahuye nabyo, ni ihangana bihagararemo neza, ikindi kigera byare aracyari mutoya, nyuma yo kubyara nitubona hariho ubushobozi azasubira ku ishuri. Araza ageze mu rugo biba ngombwa ko amushakira amafaranga asubira ku ishuri, ageze ubuzima buramucanga buramunanira kubera kuruka guhurwa, ibyo ku ishuri biramunanira, biba ngombwa ko dushaka muri regime mvura ubushobozi, mbuze ubushobozi arataha, aza gutegereza kubyara arabyara. Sigasira amagara. Ku cyiciro cy'abafatwa ku ngufu, abo twaganiriye n'abakora umwuga w'uburaya mu mujyi wa Kigali banemeza ko bajya bakuramo inda mu buryo bwa magendu. Aba bemeza ko nabo hari uburyo baterwa inda mu buryo bavuga ko baba bafashwe ku ngufu, nyamara bikagorana guhabwa iyo serivisi nk'uko amategeko abiteganya. Twajyaga tuzikuzamo ingufu ariko bikaba bishaka kucokoza amatirisi. Kuri gihe wenda ni nk'ebyiri, ariko na bagenzi bacu hari ukuntu tujya twajyaga tubagira inama iyo byabaga bikomeye, ufite abana benshi ukavuga ati we ntaho namushyira, kandi buriya bari abana baza muri buriya buryo bica gahunda y'akazi, ntago bituma umuntu akora neza iyo afite uruhinja. Niyo mpamvu rero abantu benshi bajyaga bazikuramo ku ngufu, bagakoresha ibiti by'ibinyarwanda nyine bikuramo amada. Izo nshuro wazikuyemo nta kibazo wigeze ugiramo ngo bigusabe no kuba wanajya no kwivuza? Yego, iyo uyikuyemo gutyo ukoresheje ingufu udafite amafaranga yo kujya kugura imiti kwa muganga yoza mu nda, urarwara ukaremba, cyangwa umwana akaba yacikagurikiye mu nda bikakugwa nabi cyane. Byabayeho nawe? Twagiye Kacyiru, tuhageze atese mazima amezi angahe, ati ni ukwezi, ati muraza mukatubeshya, ati biki n'ibiki, ati ntabwo tuzongera kubakira, ati tumaze kubona ko mutubeshya, ati ubwo ngubwo, ati iyo umenya ko bagufashe gutyo wagomba kujya muri farumasi ugafata ibinini bikurinda, cyangwa se wagomba gutekereza ko uwo muntu utanamwizeye ukaza kuri Isange tukaguha imiti ikurinda n'ubwandu. Ati ubwo ngubwo ahubwo warabikoze, ubonye ingaruka utwise ubuza kutubeshya. Babanza kwanga burundu, baranabanga pe. Turangije duhamagara hari kuri HDI tubaha nimero yanjye, tubahana nimero yabo, bahamagara kwa muganga. Barababwira ati uwo muntu nihe mpamvu muri kwanga kumufasha. Babonye ko babahamagaye babona kutwakira, ariko urumva yuko aho twanyuze hose bari batunanije. Ntago ibyo ngibyo byerekeranye ibyo, nta nubwo twari tunabizi yuko kubura umuntu mukuru cyangwa wenda waba uri indaya ngo umugabo yagufashe mu ubwo buryo, ushobora kuba wagenda ukabivuga byeruye wumva ko ufite ukuri. Nibyo kuko ku muntu mukuru kugira ngo bamukure mu inda itegeko nyine riteganya ko ari uko aba yafashwe ku ngufu. Twavuga ko ku muntu ukora uburaya we afatwa ku ngufu mu buhe buryo? Kuko hari umuntu ushobora kumva akavuga ati n'ubundi niko kazi we aba arimo, mwebwe mufatwa gute ku ngufu? Hari igihe umuntu ugenda mwumvikanye ko uri gukoresha pridasi, mwagera mu nzu ahubwo ati pridasi sinyishaka, ntayo mahitamo waba ufite muri kumwe muri babiri, ashobora no kukwica. Hari igihe ishobora kuba inamugora akakubeshya ati ndi kuyikoresha, ajya gusanga yayikuyemo. Ubwo kandi kuri we n'ubundi uba wahohotewe? Bahohotewe kubera ko ntabwo uba witeguye kubyara, nta nubwo muba mwabiganiriyeho, nta nubwo uba ubifite muri gahunda. Niba umugabo muryamanye gutya mwumvikanye akagukora ibyo ngibyo, ntabwo wajya kwa mudugudu ati umugabo ndongoriye aho ngo twumvikanye puridanse. Turafatwa cyane cyane, ariko kuko hari n'igihe umugabo akubwira ati nanze kurangiza, urumva, ati ngiye kuyikuramo. Noneho watekereza ko umwanya mumaranye yakwikubyeho wanananiwe, kandi amafaranga ntari buyaguhe n'ubundi adashoje igikorwa, ukemera, urumva, wananiwe nawe byanze, n'ubundi ukavuga ati kamambaye
narushye n'ubundi sindi butahe n'ubundi ntakoreye amafaranga nk'uko yemerewe ntari buyaguhe n'ubundi atashoje igikorwa ukavuga uti gikuremo nta kundi nabyo bibaho. sigasira amagara. Izi ni zimwe mu mbogamizi zikizitiye abashaka kubona serivisi yo gukuramo inda. Twagane n'inzego zinyuranye kugira ngo twumve icyakabaye gikorwa kugira ngo izo mbogamizi zikurweho. Turi kumwe na Senguga Christopher, umunyamategeko, akaba anakuriye ishami ry'uburenganzira n'amategeko mu muryango utari uwa leta wita ku guteza imbere ubuzima bwiza mu Rwanda HDI. Ese kuba hakiri abana bashaka gukuramo inda ntibahabwe iyo serivisi bitewe n'uko ababyeyi babo batabashyigikiye, byaba bikwiye ugendeye ku cy'amategeko ateganya. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryatowe mu 2018 rivuga ko gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato birimo ibyiciro 4. Hari umuntu kuyikora akoresheje imbaraga, hari ukuyikora akoresheje amayeri cyangwa se uburiganya, iterabwoba cyangwa akoresheje ububasha afite kuri wa muntu. Icyo gihe rero tugiye kubihuza n'abakora uburaya, koko ikintu cya mbere nuko babumvikanye ko bakora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Igihe rero umukiriya amuhinduka akaba yamukoresha idakingiye akoresheje uburiganya cyangwa se akoresheje imbaraga, icyo gihe urumva ko ari bimwe mu bigize gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato, ibyo abenshi bamenyereye nko gufata ku ngufu. Uwo nawe afite uburenganzira bwo kujya urengerwa na rya tegeko? Uwo nawe rwose afite uburenganzira busesuye bwo kujya kwa muganga akavuga ko yatwaye inda atabishaka kubera ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, bakayimukuriramo. Ikibazo nuko iyo bagiye ahantu babazi, hari igihe babaza ngo ukora iki, yavuga ati ndi indaya, ugasanga baramuvanguye cyangwa se bamushyize mu kato. Ibyo rero kugeza uyu munsi ubundi iyo duhugura abaganga tubabwira ko buri munyarwanda afite uburenganzira ku buzima bwiza nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, kandi itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere ya muntu naryo rikavuga ko agomba kuvurwa cyangwa guhabwa serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere atavanguwe. Wanareba ndetse itegeko rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi naryo rikavuga ko agomba kuvurwa akagirirwa ibanga kandi agahabwa serivisi zinoze. Kuba rero babavangura icyo gihe barabikora, ariko ugasanga ko ababikora baba batazi akenshi cy'amategeko ateganya bashingira ku muco. Tukaba rero turimo gukora ubukangurambaga tunigisha abaganga kugira ngo bamenye cy'amategeko ateganya, bajye bahereza abantu cyangwa se batange serivisi kuri buri muntu, kuri buri munyarwanda, ibyiciro byose kandi serivisi zinoze. Ku bakora umwuga w'uburaya sebo bemeza ko bafatwa ku ngufu ku buryo bakabaye bahabwa iyo serivisi, byaba bifite ishingiro ukurikije cy'amategeko ateganya. Umuganga ubundi yakaba yashyira mu bikorwa itegeko riteganya. Igihe umubyeyi atabonetse cyangwa atabishaka cyangwa se atumvikana n'umwana, icyifuzo cy'umwana cy'uko ikurwamo bikubahirizwa na muganga agahereza serivisi wa mwana w'umukobwa. Haruvuga ko yanagiye no kwa muganga, noneho umubyeyi yarabyanze ariko aravuga ati reka njye no kwa muganga, ariko ngo muganga amubwira ko agomba kugira nibura umusinyira kugira ngo ibibazo biri bube nyine habe hari uwabyirengereye. Ese mu bijyanye n'amategeko icyo kintu nacyo koko byari ngombwa ko umwana bisabwa? Ubundi ntago biba biri ngombwa, kuko umuganga hari igihe abadasobanukiwe itegeko riteganya. Iteka rya minisitiri rigena bigomba kubahirizwa kugira ngo umugore cyangwa umukobwa akurirwemo inda, bivuga ko muganga akazi ke ari ugusinyisha wa muntu uko yemera. Iyo rero yagaragaje ukwemera nta kindi asabwa, ukwemera konyine yasinyishije wa mugore wa mukobwa niko kumurengera runaka. Umugore uyu n'uyu ufite umwirondoro yaje, cyangwa se wa mwana w'umukobwa ufite umwirondoro runaka yaje atubwira ko umubyeyi atemeranywa nawe kuri serivisi yo gukuramo inda, kandi iteka rikavuga ko icyifuzo cy'umwana aricyo cyubahirizwa, akabyandika. Icyo gihe umwana yarangiza, umwana agasinya, wa muganga akareba umuganga mugenzi we bakorana bagasinya ari babiri, kubera ko nta mubyeyi uhari. Iyo bamaze gusinya rero bombi, serivisi umwana barayimuha. No kuvuga ngo yatinye ingaruka ngo zizamubaho, ibyo si akazi ke, ko n'ubundi abantu basanzwe bajya kwa muganga bakagwayo. Nta n'umwe wamurega ko umwana yaguye kwa muganga keretse habayemo uburangare. sigasira amagara. Turacyari mu kiganiro cyacu sigasira amagara cyo kuri uyu munsi. Turacyaganira ku mbogamizi abashaka serivisi yo gukuramo inda bagihura nazo, by'umwihariko ku cyiciro cy'abana n'abavuga ko bafashwe ku ngufu.
Mu bibazo twabonye haruguru rero harimo n'abatinya ingaruka bashobora guhura nazo z'ubuzima no kudahabwa serivisi uko amategeko abiteganya. Twaganiriye na Dr Nkubito Pascal, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Muhima byo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. By'umwihariko akaba ari n'umuganga w'inzobere mu buzima bw'imyororokere y'abagore, gynecologue. Nk'umuganga icyo nababwira wenda mpere ku bijyanye n'imyumvire, murabona ni uburyo bushya butari bumenyerewe hano muri iki gihugu cyacu, ariko mu by'ukuri bukenewe kugira ngo imivurire cyangwa se n'uburenganzira bw'umwana byubahirizwe, cyane cyane ko izi nda tubafasha kuvanamo n'inda ziba zatwawe ku buryo budateguwe, cyane cyane ko baba ari abana bakiri batoya. Hari amategeko abigenga, hari kiriteri duheraho zagenwe n'amategeko zitwemerera nk'abaganga kuvanamo izo nda, ariko iyo urebye hari icyo bifasha, kuko nk'abo bana batwaraga inda zitateganijwe ari abamineri, wasangaga banyura mu zindi nzira kugira ngo ikibazo bagikemure, bikabaviramo izindi ngorane, komplikasiyo zatuma ndetse n'ubuzima bwabo bujya mu kaga. Wenda nagurutse kuri icyo cy'ingorane, kuba ko ni ibihe bibazo bishamikiye ku kuba abantu bakuramo inda mu buryo butizewe utakorewe kwa muganga? Murakoze. Nko mu buryo butizewe ingorane zo ni nyinshi, kuko burya umwana niba yajya hirya agakuramo inda agakoresha uburyo butizewe, hari ingaruka nyinshi zishobora kwangiza ubuzima bwe akanabuburiramo, cyane cyane ibyo navuga. Burya iyo umuntu agiye kuvanamo inda tuba duteganya ko ashobora kuva, dufata ingamba zatuma tumufasha ntagire kuva kwinshi. Muzi ko iyo umuntu atakaje amaraso aba atakaza ubuzima. Ibyo rero ni ingaruka ya mbere. Iyo abikoze ku buryo butizewe akanyura ku ruhande, ashobora kuva amaraso akamushiramo cyangwa se akatakaza ari menshi, agahita ahaburira n'ubuzima. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ingaruka noneho zindi, akaba atabura ayo maraso batakaze apfe, ahubwo noneho kubera ibikoresho baba bakoresheje bitajyanye n'uburyo kwa muganga tubifata ngo tubisukure, ugasanga bakoresheje ibikoresho bidasanzwe byanduye, noneho kwa kuvaniramo yanda bakamusigira ubwandu, infection zifata ya myanya y'imbere y'imyororokere, cyane cyane nyababyeyi, matrice. Hanyuma ugasanga nyuma y'igihe agize ingaruka z'uburwayi bw'iyo matrice, noneho bunatuganisha kuri komplikasiyo ya gatatu kuri uwo mwana, yo kuba noneho twanayivanamo mu buryo bwo kumutabara, kuko iba yangiritse. Iyo matrice ivuyemo, ubwo muri make uwo mwana ntaba akibonye urubyaro, kuko udafite matrice ntabwo wabyara. Usanga rero izo ngaruka rwose, ahubwo iyo nari ninyibagiwe nayo, ni ingaruka ihera izindi yo kuba noneho yahaburira urubyaro, uretse no kuhaburira ubuzima akaba yahaburira n'urubyaro kandi bya burundu. Izo ka zibaho. Hari abana bagenda ugasanga aje afite kimwe muri ibyo bibazo, kandi noneho nk'umuganga ukareba uburyo wamuvura. Hari abo duha imiti antibiyotike bikanga, iterisi igakomeza ikabora, yabora umwana rero kugira ngo abure ubuzima, ugafungura ukajya mu nda ukareba ugasanga iterisi yaraboze. Icyo gihe rero yaraboze, nta kindi wakora uretse kuyivanamo kugira ngo utabare ubuzima bwe. Ariko urumva abagize ikibazo kitoroshye. Aho iri tegeko rigiriyeho, ndetse nanashimira ko mu kurujyaho kwaryo bigaragara ko izo ngorane zabaga ku bana batoya ubona ko zagabanutse, kubera ko baza mu buryo noneho bisanzuye, akumva ko ari uburenganzira bwe, tukamufasha ku buryo buri safe, ku buryo bwizewe. Izo kese rero turazakira, bakaza bikurikije kuko itegeko riba rihari, ukareba ibikurikizwa niba ubyemerewe nk'umuganga, ukareba uwo mwana izo kiriteri niba zujuje, ukamufasha inda ukayihagarika. Nta nubwo tuvuga ngo ni ukuzivanamo, tuvuga kuzihagarika. Kugeza ubu rero hari n'abantu nabwo usanga bagitinya, akaba yarari muri abo bemere kuba bakuramo inda, ariko nanone agatinya nubwo biri bukorerwe kwa muganga kubera imyumvire wenda bamwe babifiteho, n'ubundi ushobora kugenda nkaba nagira ibibazo, nkaba nahasiga ubuzima, bikaba byagenda gutya na gutya. Ese twavuga ko uburyo bwo kwa muganga koko bwizewe ku buryo uwabagezeho nta bibazo ashobora guhura nabyo? Hari uburyo bwizewe, wenda ibyo ni protocole medicale, nta bujyana naho, ariko icyo bivuze ni ukuvuga ngo hari
nk'abaganga hari protokole dukurikiza. Niba umwana aje birumvikana baje noneho tumufata nk'umurwayi tugana wese, tubanza no kureba n'ubuzima bw'uko bumeze kugira ngo twirinde bya bibazo bindi ashobora no kugira. Ashobora kuba afite amaraso make, mbere yo kujya kubikora ugasanga bibaye ngombwa no guteganya n'amaraso kugira ngo ataza kuva akayatakaza kandi utayateganije. Ni ibintu byinshi ugomba kureba, noneho ukareba niba uko uwo muntu ateye, ubuzima afite akugannye bukwemerera kuba wahita ubikora ako kanya. Noneho wabona kubona ko bikwemerera ugakurikiza protokole ijyanye n'imiti, ijyanye n'ibikoresho, ijyanye n'aho uri bubikorere, noneho ukabikora ariko urwana ku buzima bwe kugira ngo butaza kuhangirikira kandi umukemurire na cya kibazo cyo guhagarika inda kubera ko yayitewe itizewe. Ubu ngubu aho iri tegeko riziye haje n'uburyo bushyashya bundi bwo kugira ngo tuvuge ngo hari abantu bari trend bahuguwe kuri ibyo bintu. Abaganga barahugurwa, dogiteri, ndetse n'ababyaza nabo barahugurwa ku buryo tuvuga ngo uyu muntu agiye gukora ibyazi kandi byizewe ku buryo wa muntu waje amugana atagira ibibazo. Ubu ni amahugurwa rwose arakorwa, uretse no kuvuga ngo umuganga aba yarabyize ariko agomba no kubihugurirwa ku buryo noneho avuga ngo ndakora ibintu nzi kandi byizewe. Hari nanone wa muntu ufite uburenganzira bwo gukuramo inda bitewe n'uko amategeko bimwemerera, ariko hari na muganga asanze. Ese mu gihe noneho bitewe nanone n'ibyo muganga nawe yemera yanze kumukuriramo iyo nda, uwo muganga we bigenda biti? Burya uburenganzira bw'umuntu bugomba kubahirizwa kuko no uwo muntu aba afite uburenganzira bwo kwikurirwamo, ariko burya n'umuganga agomba kugira uburenganzira n'ibimyemerere, kandi twemerera uburenganzira bw'imyemerere mu Rwanda turabyemera. Yemerewe kuba yabikora cyangwa ntabikore iyo abifitiye igisobanuro. Ahubwo ikibi ni ukuba yakwitwaza iyo myemerere ntafashe wa muntu, kuko kuba ntabimukoreye ariko mba afite umuntu kuru mugenzi wanjye nzi ko we mu myemerere ibimwemerera kandi akabimukorera. Icyo gihe rero inshingano zanjye ni ukumujyana kuri uwo muntu kugira ngo amufashe. Iyo ni inshingano ikomeye, naho imyemerere yanjye iba itabinyemerera ariko ngomba kumushyikiriza cyangwa nkamutaransfera ku muntu ubimukorera. Sigasira amagara. Mu bikibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'uburenganzira bugenwa n'amategeko y'u Rwanda ku gukuramo inda mu buryo bwizewe, safe abortion, harimo n'amakuru akiri make. Mu kiganiro cyacu turi kumwe na Dr Kagaba Aphrodis, umuyobozi mukuru w'umuryango utari uwa leta wita ku guteza imbere ubuzima mu Rwanda HDI. By'umwihariko kuva muri 2019 uyu muryango watangiye umushinga bise Baho Neza wakoreye mu turere twose tw'igihugu. Mu byo bakoragamo hakabamo no gusobanura ibijyanye n'amategeko arebana n'ubuzima muri rusange ndetse n'umwuga w'ubuvuzi mu Rwanda. Ese byabasigiye iyihe sura? Barateganya se kongera iki? Icyambere byatweretse nuko abantu bakeneye kumenya ano mategeko, kuko hari igihe amategeko asohoka ugasanga shimiga zitakaba ntabwo bayamenye. Niyo mwararebye neza tumaze igihe twigisha, ikigamije nuko twakongera uburyo serivisi itangwa maze gatangwa neza. Cyane cyane twibanze ku itegeko rijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi, uburyo umurwayi agomba guhabwa serivisi, akubaha, agahabwa amakuru, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima, ntihagire umuntu w'umurwayi se cyangwa ukeneye serivisi zo kwa muganga utazibona neza kuko nadasobanukiwe. Tukita cyane cyane mu kwigisha abaganga ariko no kwigisha abarwayi n'abandi bose bakeneye serivisi zo kwa muganga kugira ngo basobanukirwe uburenganzira bwabo. Cya kabiri tumaze iminsi dukoraho ni ukumenyekanisha rino tegeko riteganya uburyo serivisi zo gukuramo inda zitangwa. Kuko mubizi gukuramo inda mu buryo butanoze ni imwe mu mpamvu zongera impfu z'ababyeyi n'abakobwa, kandi tukaba dufite amahirwe y'uko amategeko yagiye avugururwa, hariho politiki nziza kuba yafasha buri muntu wese ukeneye serivisi zo kwa muganga. Twagira ngo rero baba ibyiciro bitandukanye by'abashobora gukenera izo serivisi babimenye, abaganga babimenye, inzego z'ubuyobozi zibimenye, kugira ngo ukeneye gufashwa afashwe, ahabwe serivisi nziza zituma batajya gushaka za serivisi mu buryo butanoze bikabahitana cyangwa se bikabasigira ubundi bumuga bazahorana igihe cyose. Iyi ni ingingo muganiraho abantu kumva hari abayumvisa n'ishyashya bagahita bagiraho nanone n'ibibazo bikomeye birimo no kuvuga ngo kwica, gukuramo inda, kwica. Nka HDI mwebwe iki kintu kivuga? Ubundi twemera ko iyo umugore cyangwa umukobwa yafashe icyemezo cyo gukuramo inda ntawe umuhagarika. Akenshi abikora mu buryo butanoze,
itegeko ryaje no gufasha abandi bafashe cya cyemezo. Nayo mpamvu izi serivisi twifuza ko abantu bamenya ko zihari, aho kugira ngo ajye kubikorera ahantu bimuhitana, ahubwo aze kwa muganga, cyane cyane ko abikoreye kwa muganga ingaruka za zindi yahuraga nazo, ko hari abatakaza ubuzima mu bishekesi zabo aza agasanga byararangiye, yagize infection, bikaba ngombwa ko bakuramo nyababyeyi. Ibyo byose ni ibintu twifuza ko inzego zose bireba bamenye no tegeko, bakamenya ko serivisi zihari ku byiciro byemewe n'itegeko BFC, noneho abazikeneye bakazihabwa. Twagiye duhura n'abakora umwuga w'uburaya, twahuye n'abakobwa babyariye mu rugo, ndetse n'izindi nzego z'urundi rubyiruko kugira ngo bamenye amakuru bayatanga. Kandi tuzakomeza ubukangurambaga kugira ngo abantu basobanukirwe mu byiciro bitandukanye uko tugenda tumenyekanisha itegeko, kugira ngo ntagire umuntu uzabura serivisi akajya kwishakira ahadakwiye bikamuhitana, kurushaho kubungabunga ubuzima nuko abantu bashobora kumenya. Ndetse turateganya no kuzakora amahugurwa menshi ku baganga kugira ngo barusheho kumenya itegeko rijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi ndetse n'inshingano zabo. Ibi byose ni ibintu tugomba gushyiramo ingufu, kuko mubizi ikigo cyacu kigamije guteza imbere uburenganzira n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero dukomeza kugenda dukora bino biganiro n'amahugurwa n'ibyiciro bitandukanye by'Abanyarwanda, ndetse namwe abanyamakuru tukabasaba ko mubyandikaho kugira ngo abantu bose barusheho kugira ubumenyi, ko twemera yuko abantu bafite amakuru, muganga akaba azi inshingano ze, umurwayi akaba azi uburenganzira bwe, biroroha kugira ngo tubone ko abantu bakomeza kubona serivisi nziza. Mu bijyanye n'itegeko ryo gukuramo inda, naryo itegeko ntabwo navuga ngo itegeko ryo gukuramo inda ko mutera harabyita gutyo, ni ingingo zijyanye no gukuramo inda mu itegeko mpanabyaha. Ni deba yahereye mu 2009, 2010, 2018, hashize hafi imyaka 9. Rwanda rutera intambwe, rufata ingamba, ravuga ati abemerewe naba. Aho ugasanga abantu ntabwo babizi, ugasanga wa mukobwa wakeneye kwikuramo ntabwo azi ko hari by'amategeko amwemerera, akajya kwa magendo bikamujyana ubuzima. Basanga tugize impfu z'abagore n'abakobwa zikomeza kwiyongera kandi twazikumira, cyangwa se ugasanga wenda bayimukuriyemo agize ubumuga buzahoraho, nabyo bimubereye ikibazo mu buzima buzakurikiraho. Niyo mpamvu twavuze tuti reka dukore dufatanyije n'abandi, ya Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'imbuto n'abandi n'indi miryango yindi ikora ku buzima bw'imyororokere, turebe uburyo aya mategeko yamenyekana. Amategeko y'ubuzima bw'imyororokere, aya mategeko ajyanye afitemo ingingo zijyanye n'ibyo gukuramo inda, amategeko y'uburenganzira bw'umurwayi, ibijyanye no kuringaniza urubyaro, byose abantu babisobanukirwa. Ni akazi rero gahoraho, ko twifuza yuko ubundi mu by'ukuri abantu basobanukiwe bajya bafata ibyemezo byiza, ntidukomeze kugira ikibazo bajya gukuramo inda mu buryo butanoze, cyangwa se batamenya aho bakora serivisi kubera ko babonye amakuru makeya. Ni biri mu nshingano zacu rero, biri mu kazi twihaye, kuko umuryango wacu HDI icyo ugamije ni uguteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu. Bimaze gutanga umusaruro, tuvuye n'ibitaro byatangiye gutanga serivisi. Nk'ejo bundi turi ku itariki 28 z'ukwezi gushize, turi mu karere ka Ruhango, turimo twizihiza umunsi mpuzamahanga washyizweho kugira ngo urwanye gukuramo inda mu buryo butanoze. Batuye ko bamaze guha serivisi abantu barenga 40, kandi no mu bindi bitaro nuko, kugira ngo mu bitaro byinshi hari amahugurwa arimo gukorwa y'abaganga, nayo turayakora dufatanyije n'indi miryango nk'ishyirahamwe ry'abaganga b'abaginekologe, kugira ngo hashobore gutanga banabikore n'abaganga baba bafite ubumenyi noneho buhagije kugira ngo babikore neza. Mu by'ukuri bitume dukumira ko kugira impfu z'ababyeyi zongera kubaho mu gihugu cyacu ziturutse ku bijyanye no gukuramo inda. Sigasira amagara. Mbere yo gusoza rero, reka nanjye nkubwire bimwe mu bikubiye mu iteka twavuze haruguru. Iteka rya Minisitiri nomero 002/MOH/2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 4 2019 rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo umuganga akuriremo umuntu inda. Iri teka rivuga ko igihe ntarengwa cyo kuba umuntu yakurirwamo inda, uretse wa wundi byagaragaye ko inda ibangamiye ubuzima bwe cyangwa se ubw'umwana twite, indi kurwa mu bundi igomba kuba itarengeje ibyumweru 22. Gukuriramo umuntu inda kandi bikaba bikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi cya leta cyangwa se kigenga kiri ku rwego rw'ibitaro cyangwa se ku rwego rwa poliklinike, cyemerewe gukora na Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze. Umuntu wifuza serivisi yo gukuramo inda kandi afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy'ubuvuzi cyabiherewe uburenganzira yihitiyemo no guhabwa iyo serivisi akeneye, atabanje kubazwa urupapuro ruhamwohereza cyangwa se transfer. Mbere yuko muganga akuriramo umuntu inda, agomba gutanga ubujyanama bwimbitse ku buzima ndetse no gukora isuzuma rusange ry'umubiri wowe
ugiye gusaba iyo serivisi. Ariko na mbere yo kugera kuri icyo cyiciro ndakwibutsa ko kwirinda biruta kwivuza. Mu gihe udashaka gusama wakoresha agakingirizo cyangwa se imiti yabugenewe mu kuboneza urubyaro. Gukuramo inda mu buryo butizewe unsafe abortion kandi bikaba ari imbogamizi ku iterambere ry'igihugu, kuko nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwa 2010 bwakozwe na Kaminuza y'u Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Guttmacher Institute, bwagaragaje ko buri mwaka Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yakoreshaga amadolari ya Amerika asaga miliyoni n'ibihumbi 700 mu kwita ku bagize ibibazo byatewe no gukuramo inda mu buryo butizewe. Ndagushimiye rero wakurikiye iki kiganiro. Fasha kandi dushimira abakigizemo uruhare bose. Njye wakiguteguriye nkaba nikikugejejeho nitwa Innocent Habumugisha. Komeza unogerwe n'ibiganiro Radio Sarusi yaguteguriye. Ikiganiro sigasira amagara cyo nakagaruka ni buri wa gatatu saa 10 z'umugoroba. Imana ikurinde. Sigasira amagara. Yasigasira adaseserezwa agaserera agasandara. Sigasira amagara ni ikiganiro cy'ubuzima mukurikirana kuri Radio Sarusi.